Ushize imumu yibagirwa icyamwirukansaga, abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Reka uzange koko cyangwa se reka ukomeze wange His Excellence Paul Kagame, nuko aho yakuye abanyarwanda utahazi, nuko nta bihuru wari urimo ngo babigukuremo, ndetse nuko mu bo batabaye utari urimo ntiwahigwaga, kandi mu by'ukuri ntabwo wigeze ugira ingaruka nk'izo abandi bari guhura nazo uyu munsi. Aya yose mpereyeho ni amagambo yiriwe avugwa hirya no hino mu mbuga nkoranyambaga, abwirwa umunyamideli w'umunyarwanda Turahirwa Moses uzwi ku izina rya Motion, nyiri Motion Fashion House. Uyu nguyu mu by'ukuri uzwiho cyane ibintu by'imideli, uzwiho kwambika bamwe mu bayobozi bakomeye, bamwe mu bayobozi w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse yanamenyekanye cyane ubwo yambikaga umuryango wa His Excellence Paul Kagame, mu ndimi z'amahanga bita First Family. Yabambitse igihe kitari gito. Burya imyenda mwakunze kubona iriho icyo bita imigongo, ya mabara agiye ameze nk'avunaguye y'umukara n'umweru, ndetse akaba ari n'amabara y'ikirango cy'abanyarwanda mu muco nyarwanda, yabaga ari imyenda mu by'ukuri idafite amakora, ya myenda bakunda kwita amasukora. Iriya myenda yakunze kuba ari fashion y'uyu nguyu witwa Turahirwa Moses igihe yambikaga His Excellence Paul Kagame ndetse n'umuryango we wose. Amagambo nahereyeho haruguru rero bayavugaga mu by'ukuri nyuma y'amagambo uyu Turahirwa Moses yatangaje, ndetse stati ndende yanditse ku rubuga rwe rwa WhatsApp, avuga uburyo yanga inkotanyi kandi ngo yazanze kuva kera, avuga ukuntu yanga His Excellence Paul Kagame, avuga ukuntu ngo ise yigeze gufungwa, agafungwa mu by'ukuri azira ubusa, ngo bajya kumureba kugira ngo bamusure biranga ntibyakunda, ndetse ngo aranakubitwa mu gihe yari afite imyaka 6. Uyu Turahirwa Moses yavutse mu mwaka w'1990. Ubaze neza ubu ngubu wakumva yuko yaba afite imyaka 35. Aracyari urubyiruko, ni umwe mu basore biteje imbere, usibye ko gusobanura ko ari umusore cyangwa se ari umugore biragoranye, kuko we ubwe yagaragaye mu by'ukuri akora imibonano mpuzabitsina n'abo bahuje igitsina ubwo yabaga mu Butaliyani, aho yari yaragiye kwiga icyiciro cya 3 cya kaminuza masters. Uyu Turahirwa Motion aya magambo yayavuze mu by'ukuri muri iki gitondo cyo ku itariki 12, ariko bishyira ku itariki 13. Bamwe babwira amagambo menshi, abandi ku mbuga nkoranyambaga baravuga koko karahava. Mu by'ukuri abandi baratenguha, gusa nta nubwo ari ugutenguha, biri aho bisanzwe, kuko no mu gihe cyashize ubwo yiyambarikaga ubusa akagaragara ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri abantu bamukundaga baratunguwe cyane. Uyu nguyu rero Turahirwa Moses mu by'ukuri uzwi ku izina rya Motion yatunguye abanyarwanda yandika ariya magambo. Abandi mu banyarwanda bati zange nyine ntago uzi aho zakuye u Rwanda, zange ntago uzi agahenebero cyangwa se ntago uzi icuraburindi u Rwanda rwari rurimo. Ati igihugu ukibonye gitengamaye, kiguhaye izina kirakonkeje, none umva ibyo utangiye kucyitura. Abandi bakajya kureba ati igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Abandi bati ukize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Uyu Turahirwa Motion aya magambo yayavuze abenshi bakeka yuko ashobora kuba yaba atakiri ku butaka bw'u Rwanda, kuko abandi bakavuga yuko abaye ari ku butaka bw'u Rwanda atabivuga, kuko mu by'ukuri ni amagambo yuzuyemo gupfobya ndetse agaragaza urwango cyane ku muryango mukuru w'igihugu, ndetse no kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndetse no ku ngabo za RDF cyangwa se FPR Inkotanyi. Akaba yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo aya magambo akaba yayagaragaje
y'urwango rukomeye cyane, y'urwango rukomeye, abarimo nka Godfather, abarimo Semuhungu, abarimo Jihad n'abandi benshi, abitwa ba Jesquizo wa Mipango, uyu Kasuku, bagaragaje yuko aya magambo mu by'ukuri arimo urwango rukomeye cyane, ndetse hakomeza kwibazwa icyaba kigiye gukurikira kuri uyu nguyu Moses Turahirwa. Bamwe batari kosha, ubu ngubu koko igihugu cyaguhaye umugati, igihugu cyaguhaye kubaho ugatunga ugatunganirwa ugakora bizinesi yawe, mu by'ukuri ntacyo wishinja, bati ni icyo ngicyo ukituye. Abandi bati wibuka urugero rwiza abana bagufatiraho, ese uzi yuko ari benshi bashobora kuba bahabwa amahirwe yo kujya kwita izina? Abandi bati nuko sha, nuko ati n'ubundi nuko nguko wituye igihugu, niyo nyiturano. Mu by'ukuri twese twatunguwe, twese twaguye mu kantu twumvise amagambo nk'aya ngaya ya Turahirwa Emotion, cyangwa se Turahirwa Moses uzwi nka Emotion. Mu by'ukuri byatunguye abantu, ibintu bashobora kuba batakekaga. Yakomeje muri iyo nyandiko ye avuga ati njyewe bamfunze iminsi 76 muri gereza ya Mageragere nzira ubusa. Ibyo byose ngo ni ukuzira ubusa. Aravuga ati umukobwa wa perezida wa Repubulika Paul Kagame, uyu ni Ange Kagame, yohereje icyo yise troop mu kinyarwanda bavuga yuko ari nk'igitero. Ati yohereje igitero simusiga kijya iwanjye gusaka, ati kihashyira n'urumogi bararunshinja. Ati rero urumva yuko ngiye rwose iki gihugu, ati iyi FPR ngenda yanga, ati na His Excellency Paul Kagame ndamwanga rwose. Ibi akomeza kwandika yavuze ati First Lady, uyu nguyu ni Madamu Jeannette Kagame, ati ubwo yambwiye yuko natoranyijwe mu bantu bazambika umuryango cyangwa se bazambika perezida wa Repubulika Paul Kagame, ati agahinda karanyishe cyane. Ati agahinda mu by'ukuri karanyishe, numva kanshenguye ku mutima, ati kubera urwango n'ubundi nabangaga, njye ntago nari umuntu wo kubambika. Hari abantu aya magambo bayafashe nk'amagambo y'ipfobya, ndetse banarebye n'igihe yabivugiyemo barabati iri ni ikomeretsa muri kesi cyangwa se mu byaha agomba gushinjwa, agomba no gushyirwaho amagambo afobya ndetse akanashegesha, agashengura imitima y'abarokotse jenoside. Ikindi bavuga yuko abakurikirana cyane imbuga nkoranyambaga bakomeza kuvuga yuko mu by'ukuri ibi bintu byo kubahuka uyu muryango w'Abanyarwanda, uyu muryango uyoboye igihugu cy'u Rwanda, atari ibintu byiza mu by'ukuri, ari ibintu uyu Turahirwa Moses agomba kuba yashakishwa, akaba yafatwa, akabihanirwa. Hakomeje kwibazwa niba koko uyu Turahirwa Moses yaba akiri ku butaka bw'u Rwanda, cyangwa se yaba ibi yavuze ari kubivugira iyo mu mahanga, dore ko yanabayeyo igihe kitari gitoya. Abandi bakavuga yuko mu by'ukuri bya bigarasha cyangwa se babandi barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda bashobora kuba baramwishyuye bakamuha amafaranga, bakamugira igikoresho kugira ngo bamukoreshe muri aya magambo atari meza, kuko bazi yuko mu by'ukuri yari inyenyeri igaragarira mu zindi zose, yari umwe mu bantu bazwi. Ariko bakavuga bati ibi ngibi nabyo bibaye ari byo ntibyaramba, kuko bariya baragukoresha, bamara kuguhaga bakakujugunya. Bakavuga yuko niba ari ibyo bigarasha bizamukoresha, nimara kumuhaga cyangwa se bibona nta kintu kibimariye bimujugunye. Rero nshuti bakunzi ba Omar TV Show, nshuti bakunzi dusangiye amakuru tubagezaho, ndetse mugaragaza yuko mukomeza kudushyigikira. Niba ugeze kuri uyu munota ukidukurikiye, andika muri comment uti ndahabaye. Niba kandi koko udukunda bya nyabyo, ukore agashare, ulayikinge, ushyireho comment yawe. Mu by'ukuri uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Amakuru kuri Omar TV Show mu by'ukuri nakagaruka. Njye ndi Mr Omar Mutwara sibo nyawe. Ndagukunda cyane wowe udukurikira, komeza ugire amahoro y'Imana.